hari ibintu biri kuba muri Afurika, ibintu bitangazamakuru byinshi byo mu isi bitifuza kuvugaho. Mu gihugu gito cyo muri Afurika y'Iburengerazuba hari umugabo umwe watangiye kuvugisha isi yose amagambo make ariko afite imbaraga zikomeye cyane. Bamwe mu bavuga ko ari intwari ya Afurika nshya, abandi bakavuga ko ari ikibazo gikomeye mu bihugu bikomeye byari bimaze imyaka bigenzura Afurika mu ibanga. Ariko se iki cyaba ari ikibazo gikomeye kurusha ibindi byose? Ni gute umusirikare ukiri muto utazwi n'isi yashoboye guhinduka umuntu ukurikirwa n'ibihumbi byinshi by'urubyiruko rwo muri Afurika? Kuki aho anyuze hose abantu bazamura amabendera bakitwaza amafoto ye, bamwe bakamugereranya n'umuyobozi Afurika itigeze yibagirwa? Ese uyu mugabo yaba ari umucunguzi wa Afurika cyangwa hari ukuri abantu benshi batarabona? Uyu munsi tugiye kureba inkuru y'umugabo watangiye gutuma isi yose ireba igihugu cya Burkina Faso mu buryo bushya. Iyi ngiyi ni Powerlens. As Burkina Faso rises from the shadows of instability, one is Mbere yuko amafoto ye atangira gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga, Ibrahim Traoré yari umusirikare usanzwe muri Burkina Faso. Nta muntu wari uzi ko mu myaka mike iri imbere izina rye ryari kuba rimwe mu mazina avugwa cyane muri Afurika yose. Yavukiye muri Burkina Faso mu 1888. Igihugu cyari gisanzwe gifite amateka maremare yihariye y'ubutegetsi n'ibibazo bya politike. Mu busore bwe benshi bavuga ko yari umuntu utuje cyane ariko akunda discipline n'imikoranire ya gisirikare. Nyuma yo kwiga geology muri kaminuza yahisemo kujya mu gisirikare, ariko icyo gihe nta muntu wari uzi icyo umusirikare muto wari utangiye urugendo rwo guhindura amateka y'igihugu cye. Ibrahim Traoré. Muri iyo myaka Burkina Faso yari iri kugenda yinjira mu bihe bikomeye cyane. Iterabwoba ryari rikomeje gukwirakwira mu gihugu, imitwe yitwaje intwaro ikagenda ifata ibice byinshi by'igihugu, abaturage benshi bagahunga ingo zabo. Abasirikare benshi batangiye kurakara bavuga ko boherezwa ku rugamba badafite ibikoresho bihagije. Bamwe bakavuga yuko abayobozi babo batababa hafi. Muri uwo mwijima wose hari amazina yatangiye kuvugwa buhoro buhoro mu gisirikare. Izina rimwe muri ayo ryari Ibrahim Traoré. Mu mwaka wa 2022 ibintu byose byarahindutse. Burkina Faso yari imaze kubona coup d'etat imwe. Ikibazo cyari cy'umutekano gikomeza kuba kibi. Abantu benshi batangiye gutakaza icyizere. Hanyuma kuri tariki 30 Nzeri 2022 humvikanye inkuru itunguranye muri Afurika yose. Perezida wari uri ku butegetsi yari yakuyeho n'undi musirikare muto witwa Ibrahim Traoré. Mu masaha make gusa amafoto y'umugabo wambaye betrage atangira gukwirakwira ku isi yose. Abantu bamwe bari bafite ubwoba, abandi bari bafite ibyishimo, ariko buri wese yari afite ikibazo kimwe gusa: uyu mugabo ninde? Nyuma yo gufata ubutegetsi ibintu byose byarahindutse vuba cyane. Ibrahim Traoré yatangiye kuvuga amagambo akomeye ku bwigenge ndetse no ku bwigenge bwa Afurika, ku butunzi bwa Afurika no ku bihugu by'amahanga byari bimaze imyaka bifite influence muri Afurika. Abantu benshi batangiye kumugereranya na Thomas Sankara. Impamvu babagereranyaga: bombi bari abasirikari bato, bombi bavugaga ubwigenge kandi bombi bavugaga amagambo yakoraga ku mitima y'urubyiruko. Ku mbuga nkoranyambaga izina na Traoré ryatangiye kuba ikimenyetso cya Afurika. Residence mu bihugu byinshi bya Afurika, urubyiruko rwatangiye gushyira amafoto ye ku mipira, ku modoka, ku mashusho, TikTok na YouTube. Ibrahim Traoré. Ariko uko popularity ye yazamukaga niko amaso y'ibihugu bikomeye yatangiye kureba Burkina Faso cyane. Traoré yatangiye kwirukana influence mu bihugu bimwe by'Uburayi. Igihugu cye cyatangiye kwegera cyane Rusiya ndetse n'ibindi bihugu bitari bisanzwe bifitanye umubano ukomeye na Burkina Faso. Ibyo byatumye bamwe mu babona nk'umuyobozi ushaka ubwigenge nyabwo bwa Afurika, ariko abandi batangira kuvuga ngo igihugu cye kiri kugenda cyinjira mu kindi cyiciro cy'ingaruka za politiki. Isi yatangiye kwibaza: ese Ibrahim Traoré ari kubaka Afurika nshya cyangwa arimo gufungura uruganda rushya hagati y'ibihugu bikomeye? Nubwo abantu benshi bamushyigikiraga, hari abandi bantu bavuga ko ibintu bitagendaga neza nk'uko bigaragara ku mbuga nkoranyambaga. Imiryango imwe n'imwe mpuzamahanga yavuze ko hari ikibazo cy'ubwisanzure bw'itangazamakuru ndetse no gufata
abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Hari kandi abakomezaga kuvuga ikibazo cy'umutekano muri Burkina Faso gikomeye cyane, ariko nubwo ibyo byose bivugwa, popularity ye yiwe yakomeje kuzamuka cyane muri Afurika no hanze yayo. Uyu munsi Ibrahim Traoré ni umwe mu bantu bake bashobora gutuma urubyiruko rwo muri Afurika rutangira kongera kuvuga ku bwigenge, ku butunzi bwa Afurika no ku hazaza h'umugabane. Bamwe mu bamubona nk'intwari, abandi bakamubona nk'umuyobozi ushobora guteza ibibazo bishya. Ariko ikintu kimwe ntawahakana, isi iri kureba Burkina Faso, kandi hagati muri iyi nkuru yose hari ikibazo gikomeje kubazwa n'abantu benshi. Ese Ibrahim Traoré azahindura amateka ya Afurika cyangwa amateka niyo azahindura Ibrahim Traoré? This is Powerlens. Ibiganiro nk'ibi ngibi, inkuru zicukumbuye, ibyegeranyo ndetse politike zigezweho, amakuru mashya agezweho uzajya usanga kuri Powerlens. Buri munsi muzajya mubona update. Ibrahim Traoré